akira icyayi Beya nakizemo agasukari gake nk'ako ukunda. Urakoze Glory, wabimenye njye sinkunda isukari nyinshi si nziza, urabizi ko itera indwara nyinshi. Ndabizi uhora ubimbwira ariko sinjya nkumvira. Urampinga kuko ndi mukuru wawe ntujya wemera ko ndi muganga. Wimbeshyera sha n'ukuntu iyo byankomeranye cyangwa umwana arwaye ari we nirukiraho koko Beya. Urabizi ko niganiriraga Glory, nari ngukumbuye kandi maze iminsi nkora amazamu ku buryo mfite iminsi ya recuperation. Amaherezo nanjye naruwo kuzaza kugusura, nitware duherukanye pe. Ndabizi shaka wahora gushaka kuza akaba ari njye ubura umwana, niyo mpamvu ari njye wiyizi. Nashaka kuzagufata tukajyana gutembera mu mujyi. Rega shenge tujye twibuka ko turi imfubyi kandi nta wundi muvandimwe dufite, tubonane kandi dufashanye. None washaka ko nzagufasha iki mu mujyi Glory? Njye ntacyo ahubwo niwe nashaka kuzafasha. Umfashe iki Glory? Niko Beya karame hose sinzi ibyo ubona, mbona utakitaho nka kera ukiri umukobwa, imyenda wambara ntisobanutse, ugira akabubu kamwe n'agakenyero kamwe n'ibyo ujyana mu bukwe. Si ukukunegura rwose mukuru wawe, ni ukukubwiza ukuri. Glory, ndakunda. Humura sinkurakarira kuko ibyo uvuga nibyo rwose. Nta mwenda nkigira, inkweto n'isakoshi birashaje. Ese Beya kuko buri iki ngo yifate neza, usokoreshe use neza, usuke menshi cyashya, mbese umugore mwiza usa neza. Glory, nanjye simbyanze, gusa ibibazo biba ari byinshi. Ibibazo byinshi gute Beya? Uri dogiteri, ufite umushahara mwiza, ufite amazu mukodesha. Ikindi kandi uzi neza ko wajyanye amafaranga menshi ku mugabo, ku buryo ntacyo wabakwiye kubura rwose. Ndabizi Glory, ariko mbabarira nkubwire ko nicuza impamvu tugiye gushima ingo zacu twagurishije imitungo ababyeyi badusigiye tukanagabana amafaranga. Ikosa twakoze se niriye, ntabwo byari kutwohera kumenya gucunga imitungo mu izina ry'ababyeyi kandi buri wese yaragiye kubaka urugo rwe. Ibyo biburiye se kubusa gutyo utiyitaho, kuko wabuze amafaranga ya Deodora ku buryo utazajya ubumura icyuya. Wambabariye rwose Glory, wambabariye ntutumye ntekereza ku miruho mbamo. Ngo imiruho? Imiruho yihe Beya? Ntufite amafaranga menshi, kuki uvuga imiruho? Sha nagiye mbiguhisha nkanga kukubwira ku bibazo byanjye. Singaho usigaye umpisha koko sha, kandi turi imanga. N'igihe nahereye nkubaza ariko kuki utiyitaho ukanyihorera? Nta kuntu ntari kuguhisha Glory, kuko mwambujije gushaka Michel Ndanga. Mwese munyumvisha ko nta kindi nkurikiye uretse ifaranga ryanjye. None ibyo twavugaga byaba ari byo? Ndibuka ko mwanambujije ngo niba nemeye ko tubana ngo nidusezerana ntituzavanga umutungo, ariko ntabwo nabumviye. Nibaza ukuntu naba nkunda Michel simvange nawe umutungo wose. None ibyo mbwira bifitanye isano n'ukuntu usa Beya? Bifitanye isano nyine. Gute se? Kuko ukundeba ukuntu nta rwara mfite rwo kwishima, kandi umugabo nawe ntacyo mpimira, nta mafaranga mo. Gute se? Kuko nta mushahara ugira se, kuko nta mafaranga se, kubera iki? Glory, nushaka kumbwira ko amashuri nize ntacyo yamariye. Ibyo sinabivuga kuko nzi kuvura, sinabara ubuzima bw'abantu buguca mu biganza ku munsi. Nibyo nyine, ari ibindi ndi igicucu, ndi umutesi. Umugabo yaranshutse tuvanga umutungo, arangiza bari uwucunga wenyine, aranjuka amafaranga yashyira kuri konti y'umwanditseho njye ntafiteho uburenganzira. Ngo ubwo se ibyo birashoboka? Ibyo birashoboka kuko birashoboka nyine. Si ibyo gusa, arangije aranjuka ngo umushahara wanjye ujye uca kuri konti dufatanyije, amafaranga simenya aho yanyujije, mara guhembwa hari yageze kuri banki akayakura, ntumbaza aho yashyira pe. Ntuvuge ibyo. None se amafaranga bahe? Yambwiye ko yashyize mu mishinga aguramo amakamyo ajya hanze, nuko numva simbizi nanjye, n'iyo kamyo sindayibona. Kuki se utabimubaza? Kuki utamubaza ibyo bibazo ngo mwake n'ibisobanuro? Aba yamvugishije se ko atabwenda gucya,
ubundi kumvugisha ko ni ukunyuka inabi ngo twatetse nabi ubundi ngo ndi kibi n'ibindi. nakumiro koko ibyo bintu maze igihe kingana icyo byihereranye koko Bea. mu by'ukuri sinigeze nezerwa kuva nagera muri ruriya rugo, mbaho nabi buri gihe mba mfite imyenda muri bagenzi banjye nagujije, mbese mbaho nabi pe. umva Bea, uzabanza ufunguza indi konti uzajya uhemberwaho, naho ubundi amafaranga yo tuyibagirwe, ariko byibura ka diplome kawe kagutunge di, ntubeho usa nk'umusabirizi. byanjye nibyo, mbaho nabi gusa nta kindi, ariko ninjye wabaye igicucu nanga inama zanyu, ingaruka rero nzazirengera. ariko Bea, uriya mugabo we nta nshoreke afite. ni gute kuko umugabo ukiri muto afata umugore we nabi, ntashimishwe no kubona umugore we waberewe? Virunga Beer ibazana inzoga y'umwimerere nyarwanda igenzwe n'inzobere zo muri Skol Brewery Limited. iyo nta yindi ni Virunga Gold santilitiro 65 mu icupa ryonyine rinini rifite alcohol ya 6.5% ku mafaranga 1000 gusa. kandi wayisangana kandi noneho bagufitiye Virunga Mist mu icupa rya santilitiro 50 ku mafaranga 700 gusa. ifite uburyohe buhanitse ikesha kuba ari inzoga yengetse ku rwego rwo hejuru. Virunga Beer, ubuhanga buhanitse mu bijyanye no kwenga ku buzima bwacu, kwirinda COVID-19. akira amazi nk'umuti papa, isaha yageze. urakoze Nadi. ihangane nk'ikinini papa, maze nushaka wongere wiruhukire. ko kitagenda? ongera usome amazi papa, ongera usome amazi, kiragenda. kiragiye akiri iki gikombe. ko numva ufite n'umuriro papa, kandi rwose nabonaga uyu munsi wari utangiye koroherwa, wanabashije no kurya. reka ntose agatambaro nze mbashyire ku gahanga. ariko se urarutswa n'iki mwana wa wanditse nk'ipfira rwose ko mvune bihagije. gupfa ujya he papa? kuki ushaka kunsiga kandi uzi ko ari wowe wenyine nsigaranye? nanditse ko mubona muvunira ubusa kandi uburwayi bwanjye ari twibanire, ntabasha gukora ngo ngutunge nkurere. uragira ngo nkore iki koko? ibyo wagombaga kunkorera warabikoze igihe wari ufite imbaraga. ubu sinkiri umwana, mfite imyaka 22. ndeka nanjye nkwiteho uko nshoboye, kandi ni ukuri papa, nzakurwaza uzakire pe, ni ukuri ndabigusezeranyije. mwana wa, si uko nifuzaga kubaho, nifuzaga kugira ubuzima bwiza nkagutetesha ugakomeza ukiga na universite. none wataye ishuri n'amashuri yisumbuye utarangije. none se wagira ngo nige nte papa? wari wamaze kuremba utakibasha gukora ngo ndihire amashuri. nagombaga gushakisha akazi ngo mbashe guhaha, gutunga urugo no kukuvuza. uri intwari rwose. undi wari kukwitaho ninde? urumva umuruho nagushyizeho mwana wa, ukiri muto rwose gutyo. ntukunde papa, ndabitindaho rwose. ubu namaze gufata umurongo w'ubuzima, kandi icyangombwa ni uko ubasha kubona amata yo kunywa, ukabona icyo kurya, ukabona imiti, tukabasha no kwishyura ubukode bw'inzu. warushye ukiri umutoya. ibyo byose biri ku mutwe wawe koko Nadi? papa, none bijye ku mutwe wande. banza woroherwe ubone kugira ikindi uvuga. ahubwo ndimo gutinda, reka njye gutoza agatambaro nze ngushyire mu gahanga. muri wazamutse.
birumvikana ahasigaye njye no muri farumasi kugura akanini k'umuriro nibikomeza ejo nzakujyana kwa muganga. oya uranyumva Nadi? Ndakumva papa. uretse gato nkubaza ikintu kimwe mwana wa. Ikintu kimwe? Ngaho mbwira ngo uteze amatwi. niko Nadine mwana wanjye. Karame papa. amafaranga ngurira imiti ko nzi neza ko harimo n'iyo mitiweli itishyura. ukishyura ubukode bw'inzu ugahaha n'ibindi. uyavanahe koko mwana wa ko ku manywa twirirwa n'ahangaha. ndakora rega papa. ukora iki? niko maze igihe kirekire rwose narakwihoreye ntacyo nkubaza, ariko nkeneye kumenya akazi rwose ukora mwana wa. aho ntiwaba wiba? Papa ndakora akenshi ariko nkora nijoro. ayiwe akazi ukora nijoro ni akahe mwana wa niba atari ukwiba? Papa imbazo byinshi ku kazi nkora, numara gukira neza nzakagusobanurira, ariko ubu ndeka. guki kugize ikiniga Nadi? niko akazi ukora kaba gateye isoni se cyangwa? Papa ndakumva. uvuze ni ukuri. akazi nkora gateye isoni. guki nta umuntu burimo. guki ayiwe iyo ntanabishoboye rwose ndi. papa mbabarira nakunze nabigenze. ihorere wirira mwana wa, wirira rwose. n'ahandi navana amafaranga ukeneye ko nkwitaho. sinshaka kupfa rwose. mwana wa ceceka wirira, igihe kirageze ngo uganire na so aguhanure rwose. mbabarira uceceke. yego sinigeze nifuza kubaho nabi mwana wa, kugeza aho wiba koko. kandi nyereka ko atari ibyo gusa, hari n'ibindi unkinzi. ako kazi katarimo ubumuntu ukora ndumva ngaketse, kandi n'ubundi aha ndyamye nagakekaga umutima ukandya. papa mbabarira sinshaka kuganira nawe ku kazi nkora, kuko ukirwaye utarabyuka ngo ubashe gushaka nawe kawe. igisubizo twabona rero. reka nipfire mwana wa, reka nipfire rwose, reka nipfire aho kugira ngo mwana wanjye ugumye wononekare, wice ubuzima bwawe ubushyire mu bibazo no mu kaga byose kubera jyewe. ayiwe papa ndakumva. wikwigora, ndakwinginze wikwibabariza umutima. ubuze nkora iki koko? byanjye byararangiye, nta n'icyo wakora ngo nongere mbe Nadine nawe kera. ayiwe mwana wa, ayiwe njye sinkikunda. wantekereza ni wowe n'ubuzima bwawe nta kindi. waranyitangiye koko. ayiwe ntacyo ntakora ngo ube ufite ubuzima bwiza. ndabibona utababara. mwana ba, mbabarira rwose, mbabarira wirira, ihangane. papa ndakumva. umenye utangiye kuvugishwa kubera umuriro. reka nzane akantu gato se. Amakopaint ihorana udushya dutuma inyubako zacu zihora zikeye. Amakopaint yakemuye ikibazo cya za masitike ushyira ku birahure zigasatagurika nyuma y'umunsi umwe abafundi bakiri aho ngaho. niba ushaka masitike nziza, super sol, epoxy ndetse na stone finition, Amakopaint muradusanga i Gahanga na cyanya cy'inganda, Remera, Nyabugogo ndetse n'Ibisizi no muri kigali zose mu gihugu. hamagara 078 94 71 941. Amakopaint uguhitamo nyako. ko mbona se upfundura ibisoro rukareba ibirimo ukabirebana ikizizi nkaho ntabyo urya. wowe ibi ni ibiryo wagabura umuntu w'umugabo kuko Beatrice. niko ye kuki ushaka kumfata nk'ingurube?
simpakana ko bikonje kuko ntiwataha saa 5 z'ijoro ngo usange bishyushye mishi. Byashyuha byakonje. Ibi wowe watetse n'ibiki ariko? Sobanurira ki? Ubugira ngo se duteke ko amafaranga yose mpembwa ntamenya aho yanyujije. Ko nawe nahahishije arayo nagujije. Kuki? Nyina ahubwo mu mpaye ayo njya kwishyura. Ngo iki? Usigaye ujya kuguza amafaranga? Ibyo bintu n'ukuse bya mugore we. Je ibyo bintu simbishaka. Uzi kwigiza nkana ye. None ubugira ngo nkora iki? Kuki amafaranga ngo yapfusha ubusa? Kuki utayakoresha neza ngo yahahishe iminsi myinshi? Harya ngo nuko wavukiye mu bakire niyo mpamvu uzajya uhora usesagura amafaranga? Cyangwa nuko yembwa amafaranga menshi? Sobanurira. Ayo mpembwa bahe. Kuva nagera muri uru rugo nzi umushahara wanjye kusa. Ibyo se ninjye ubibaza. Uretse kuwusinyira ku mpapuro gusa ko mpembwe. Nkasinya ko mpembwe. Wamaze. Ubundi nturaro yavanye kuri konti ubundi ukayatwara ukajyana iyo ntazi. Namaze. Bambe nta handi ni muri utwo tubaruraramo. Warangiza ukaza uhirika ibisorori ngo ibiryo birakonje. Ibiryo birakonje. Ibyo by'umushahara asubizanye uti. Kuzi neza ko amafaranga yacu nyashora mu mishinga uzabyara ndi. Iyo mishinga niyo nshaka kumenya. Wowe so ubimenya niki? Ibyo ko atari domaine za Beatrice. Wowe uzajye mu buganga wize uzajye umenya abarwayi baje bakugana. C'est tout. Nta kindi. Ariko bana we. Ubusa nibyo mbora koko. Niko Beatrice. Kumbona no kwisiga byakunaniye. Urabona ukuntu usa? Izo nwere vrema zagusaziye. Nanjye narangiza ngo ngaho umugore yantekeye ibiryo bibi. Umugore se yaba atazi kwiyitaho. None bakazamenya kwita ku mugabo we. Mishe, waba wasinze waba utasinze. Ubimenye ko guhera mu kwezi gutaha uzongera kubona umushahara wawe. Kubera iki? Nzawushyira ku yindi konti utazi. Ngiye ngukoresha uko nshaka. Ahasigaye rwose ntaye ngutekere ujye cyangwa ubireke. Kuki? Maze nzabona ikizongera kunshimisha. Ibyo kuguza rwose ndabiranga. Oya. Ngo iki? Sha uzibeshye ubikore. Uzambona. Asubwo uzaburwana n'iki ko niyo wakwikubutanaki. Yawe. Ninjye wishakiye abandi barabeshya. Oya, barabeshya ninjye wishakiye. Ubone koko n'umutungo nazunguye wose simenya aho unyujije. Umushahara mpembwa urye. Ujye unyima n'amafaranga yo kugura amavuta nurangiza ngo dore ukonsa. Ibyo n'urwitwazo. Ujye wegera abandi bagore ubagisha inama. Urumva? Ubabaza uko bashimisha abagabo babo. Icyo ngicyo nicyo twe dupfa. Abandi bagore ntibafite abagabo ba nta munoza nkawe. Ntibafite abagabo b'ibisambo. Batita ku ngo no ku bagore babo. Abagabo bakurura bishyira. Sawa none uzabaza impamvu abagabo babo bameze batyo. Wasanga uko nduko nawe biterwa n'amakosa yawe. Mbore kumukambuye Nadine. Numvaga hashize igihe ntagusura ngo nkubaze uko papa ameze. Datawe. Natari ugize neza ko ngorasha. Siko namenye ko saa 6 zagezemo ngo no papa muti n'icyarya. Ko waryamiye kimufisha Nadine. Ntukigeze nkana nawe Natari. Ubwo suye ko mba narayinkorera ijoro ryose sha. Cyakoze iyo ntashye kare ntaha nka saa 9. Nabwo ko mbona yo mubyizi nayabonye. Ibyo bintu simba nshaka no kubyumva bivuga Nadine. Bintera agahinda cyane. Ujye ukora nkaho ntabyo nzi rwose. Ushaka kujya umbeshya ibindi. Aha, ubeshyira iki se Natari? Ngomba kubyakira nyine. Niko ubuzima buri, niko nkora kandi niko mbaho. Urumva? Nkuko abandi nabo bafite uko babaho. Ariko wabihindura ukabaho ukundi. Intezi. Kucyera ibyo koko wahisemo. Ariko ubwo ntujye wibeshye ko kwicuruza ari umwuga ushimishije Natari. Ubwo ntujye wibeshye ko mbikunze cyangwa ahari umunezero mbibonamo. Oya rwose. Ahubwo nuko nta kundi nagira.
nyine y'amafaranga ibibazo mfite urabizi. washakishije akandi kazi se basi? Nagakura hese kuzi ko nta na diplome ngira. aha wakabona akintica ntikize sinakabura urumva. hari kujya umenya ko nkeneye kubanga ngo ngwaze papa, ujya umenya ko imiti yihenda nta n'ubwishingizi buyishyura. ubu se akazi nabona kampemba amafaranga yakemura ibibazo mfite na papa, nkabona yo guhemba umukozi wamwirirwaho nagiye gupagasa ntakaye. aha nawe urabizi ko nkiva mu ishuri kubera uburwayi bwa papa nagiye kuba umuyaya. ibyo ntubizi? ndabizi. bakampemba udufaranga duke, ariko uzi ko papa yarahaguye. ntubyibuka? yarahaguye kubera ko yabaga mu nzu wenyine, njye ndaraho nkora. ndabizi sha, wari uzi ko yapfuye byarangiye. nuko rero nyuma maze kuzanzamuka nabwo njya gushakisha ko gukora mu rugo ntaha, ariko ndakabura. uretse ko n'udufaranga batanga ku kwezi ntaho twari kongeza pe, udufaranga tutanishyura n'ubukode bw'inzu. ibyo byose ndabizi Nadi, niba gusa Imana ari kubabariye papa wakoroherwa niho wabasha gushaka akazi kazima witonze, ukajya ugakora utaha nimugoroba udahangayitse ngo aririrwa wenyine. Natali, njye mbona nararushye bitabaho pe. umwuga nkora mukora nwanze nkwije, kandi ngomba kwijisha nerekana ko mukunze. wowe uretse se? ariko we Natali ntacyo naguhisha, numva niyanze, numva nta gaciro mfite inamba, ariko nahisemo kwitangira data ngo ndebe ko iminsi yakwisunika. aha njye ntekereza ukuntu twiga ntabwo uri umuhanga, none reba dengeze muri university wowe ukigorwa. sha igihe kizagera nanjye njya kwiga ndangize. gikoze Imana izagufasha iguha amahirwe yo kureka umwuga w'uburaya. nicyo mpora ngusabira Nadi, kuko njye nibaza ukuntu byitwaramo n'ukuntu mbere wari umwana witonda. umwuga nyine umuntu arawumenyera, maze no kuwugiramo uburambe rero, kuko nsigaye nzi gushuka abagabo no kubavanamo ifaranga. n'ibindi ntavuze. nawe urabyumva. gusa nibaza impamvu papa atoroherwa, kandi ibyo kwa muganga bamutegeka byose mbikora. mugurira imiti yose bamwandikiye, mugurira ibyo kurya byose, ariko byaranyobeye pe. hari ubwo mbona arushaho gusubira inyuma. urashobora kuba afite ubundi burwayi kwa muganga batabashije kubona. sinzi niba utazashaka umusipesialiste cyangwa utagomba kuzahindura umuganga we. aha nimara kwegeranya amafaranga nzabikora. gusa nanone ngira ubwoba ko papa amaze igihe azi cyangwa akeka akazi nkora nijoro bikamutera agahinda cyane, bityo bigatuma uburwayi bwe n'igifu bizamuka. iwe ko byaba biteye agahinda aramutabizi we? arabizi nta kabuza, kuko yarabimbajije kenshi, ahubwo ngo nimbireka pe, aho kugira ngo umwana we akomeze yiyangize. ubwo si byo uzabyifata mute we? papa namubwiye ko kugira ngo mbihagarike ari uko agomba gukira, kandi ko nagumya kubitekerezaho bizamwongerera uburwayi ntazakire. ndabona amasaha agiye mishe. reka tuvide ibi birahure tugende rwose. aka kanya sugi karakara cyane karisha, ahubwo oya kamaze kwira mishe. saa yine uzi ko zigeze. ngaho wigenda ngenda cyane, hari mundegereje. ngaho re ndetse mufitanye gahunda y'ijoro kandi wamumenye yewe ntumuzi cyangwa ufite pensiyo mu mishe. sugi urimo urakekeranya cyangwa usanzwe yewe ndiganirira da. uretse ko mbibona ko umugore wawe atanezerewe, nkakeka ko ushobora kuba umuca inyuma. we rero yarishwe n'irungu. umva sugi, niba uwo mugore umufitiye impuhwe uzagenda umwijyana. umujyane se simfite uwajya mishe. uretse ko ukomeje kumufata nabi kuriya, atabura undi mugabo umwegukana akamuhoza amarira. azatwara ishana babiri. turazatwara. uriya mugore se ninde mugabo wakwitera umwaka mugwa? abakobwa rero se barabuze. mishe ubwo ni umugore wawe uvuga cyangwa ni uwundi?
ni umugore wanjye mvuga nyine. ugatinyuka burya koko mwiyo umugore ufite umugore usakurya sakurya forume nta furesheri mubona ntaragoye koko sugi aragowe ubu niba umenye ko wagowe ushobora gusohokana ngo numve koko mpagaze neza. rewe uzi ko umugore wanjye ngiye mbona ntera isoni. nikomeje ugatinyuka ngo umugore wawe agutera isoni twe rero iyo tubonye umugore wawe ugasakurya tuzi ukuntu wamurongo yari umukobwa mwiza turaguseka cyane tukanakugaya ndetse tubona ko uri umugabo wikunda utita ku rugo rwe no ku mugore we. ariko ushobora kuba ucurikiranya ibintu. curikiranya ibintu tubicurika dute nk'aya masaha ukiri mu kabari ubu nta soni. ariko ntituri kumwe nzakubwira. uzi ko akenshi tuba tutari kumwe ariko icyo urakizi kandi uyu munsi naje kugira ngo usome ku nzoga ahasigaye nkubwire icyo ntekereza ku myitwarire yawe hariya yawe idasobanutse rwose. mba nanjye nkubwire shasugi noneho umenya ko ubuzima bwanjye nanjye ari njye bureba. ibyo ndabizi ni we bureba. kandi niba ushaka kumenya ukuri menya ko umugore wanjye Beatrice atanezeza. arewe ubu nibwo ubimenye we atakunezeza. ngo nikundira inkumi nabuzwa n'iki se kuzikunda mfite umugore mubi nk'uriya. icyo nakubwira gusa ni kimwe ni uko uri muyoba usenya urugo rwawe nyuma y'iminsi mike wubatse kandi uzahanwa nibwo yiruka. icyo kimenye iruka mu bagore ndetse no mu ndaya nakubwira. winkabiriza shasugi ati ngo kabiriza ubu indaya naraziretse koko nabonye umwana umwe n'umwe kuko igihe nta wundi ndeba ubu niwe dusigaye tubonana gusa ni nawe ndindiriye. yewe umva bishe ntagatangaye nta handi wamuvanye uretse mu kabari. wayavuga ibyo ushaka ariko reka nkubwire nyemerera nkwibutse ko ufite umugore washatse izuba riva mugasezerana twese tukagushyigikira ariko ukaba waramujugunye ku buryo ubwiza bwose bwamushizeho none nibyo ugira impamvu. menya ko uko asuba ari amakosa yawe. tega amatwi nkubwire kugutura amatwi ahubwo wagakwiye kwikosora ukareka iyo nkumi ukita ku mugore wawe maze ukareba ko azongera kugutera isoni nk'uko ubivuga. umva shasugi nawe kurugutura amatwi nkubwire. umbwira iki se? si wowe unyigisha uko nubaka urugo rwanjye urumva uzagenda umenya urwawe nanjye nzamenya urwawe. narindiriye ko murangiza guterana amagambo ngo nicare ariko aho ni amaherezo ari njye ugomba kubakiranura da. ese murapiki karabe kazija burya wari uri iruhande rwanjye sinari numvise n'ukuri pe. reka riba ushaka ariko ndabona kukiganira na mugenzi wawe rwose nta kibazo. humura sugira yaragiye kandi rwose ntabwo twari turimo gutogana. sugira ni inshuti yanjye tubwizanye ukuri buri gihe. ese sha uramukisha uramuki ngaho sha sugira we amakuru yawe sinadiye ni meza. mishe uzi ko umugore wawe yarushye numvise ukuntu muvuga numva ntiyagahinda ni ukuri. reka sha watwumvirizaga se? sinabumvirizaga nuko nsanze mubivuga ariko hari ikintu nanjye niyumvisha kuki iyo muri kumwe natwe aho muri abagabo beza museka mugira imitima myiza ariko mwagera mu rugo mukihindura inyamaswa. ibyo biracyasha ibibazo by'ingo ntiwabimenya kuko ukiri umwana muto. ahubwo se ngutumirize icyo kunywa mukunzi wanjye. oya buretse hari umugabo twari twicaranye hariya kuri terasi yari yanguriye ka divayi ndetse n'ibyo kurya. nta kindi cyakurikiyeho? oya nta mwanya yari afite nta mwanya yari afite rwose ko bakomezaga kumuhamagara kuri telefone. uretse ko nyine nawe ari umukiriya wanjye da nubwo nta kibaye ariko ntagiye gutyo gusa nsigiye amafaranga. nadine karame kuki kuko ukora umurimo wo kwicuruza? none se kuki wowe uta umugore wawe mu rugo ukaza kugura indaya? buriya mfite impamvu zanjye. nanjye mfite impamvu zanjye
ntuzongere kandi kumbaza icyo kibazo kidafite umutwe n'ikibuno ndagusabye uretse kunca mu ijambo ujye wubaha akazi k'abandi nk'uko wubaha akawe mva wakoze Nadine wirakara gusa mba numva mfite ishyari ko abandi bagabo bagukoraho bakaguha amafaranga mba numva waba uwanjye njyenyine nanjye nkaba wawe nkajya nkwitaho ukampa n'ayo mafaranga nkaba ari njye kwitaho kwambika Nadine kuzi ko kuva narinyanga nta wundi mukobwa ndakoraho mbona ngutekereza mpaka nk'ubonye wowe kuki utaba uwanjye njyewe ko ndagukunda cyane ntabwo bishoboka ko naba wowe wenyine mishe mu kazi kacu ibyo ntibikora rwose naba nanahomba cyane pe sinaba wowe wenyine mishe habe na gato sindi umugore wawe kandi nawe nturi umugabo wanjye uri umukiriya wanjye gusa ibyo gusa kandi nzakorera amafaranga menshi ninshaka abakiriya benshi wowe rero ntacyo wakongera Nadine iki niba wari uzi ukuntu ngukunda kugira utemishe sigaho shyira iyo mobayiro hasi ndimo gufata agafoto kawe muri n'umupira yanjye ndebe ko najya nkureba mbere yo kuryama si iyo foto mishe si iyo foto ndagusabye si iyo none ahangaha ubwo bitaraba nabi uko nta mukiriya wanjye n'umwe njya ntunga ifoto ye niko ntashaka ko hari n'umukiriya wanjye utunga ifoto yanjye ngenda yitwaye rero ko mwese sindi umukiriya wawe nk'abandi wumvise Nadine simbishaka ngenda umugabo ugukunda nkunda Nadine wambabariye nkagusaba ikintu kimwe gusa ngaho gisabe ariko ntunyibagize iyo foto ugomba kuyihanagura muri telefone yawe hashakaga kunsaba iki se nashaka gusaba ko muri mukuru ureka maze nanjye ngusezeranyije ko ntacyo usambura ewe urarota cyane rwose ewe mbabarira sheri ufite ubuzima bwawe ufite urugo rwawe ntukomeze kunyinjira mu buzima mama Shafi ngize amahirwe nkubonye nagushakaga ni buhoro si kuko uciye aho iwanjye bose gute se kandi kuva urya munsi w'ibirori wanyu mama Shafi yabaye mama Shafi wanjye hari icyo unkeka se madamu none ko banze ibiryo byanjye ngo barashaka iby'iwawe ngo n'isosi ntifashe ese n'ibyo urabizi uhereye ubu nawe ujya ukoresha karibu sosi tomate maze urebe ngo umunezero uragaruka mu muryango karibu sosi tomate karibu sosi tomate ni ikora isosi ifashe kandi isa neza ikagira n'umwihariko w'icyanga kiryoshya ifunguro ubundi rigasangirwa ubudasigaza kuko ikozwe mu nyanya z'umwimerere zatoranyijwe akarusho kandi karibu sosi tomate ifunguka neza kandi ikaboneka mu Rwanda hose ushaka kuyirangura cyangwa gusobanuza wahamagara kuri 0788310887. ngize neza gutaha mishe kuko atari mu rugo rwanjye ntashye subiza mbese ko nsigaye mbona hari ubwo uza bukeye woga wambara ugenda ibyo bigutwaye iki nibyo ntacyo bintwaye gusa nari nkurindiriye kuko hari icyo nifuzaga kuvugana nawe rero ndumva ngawusibwira mishe ndashaka kubaza ibibazo 2 cyangwa 3 icya mbere ni iki ubona amaherezo y'urugo rwacu ari ayahe icya kabiri ni iki foto y'umukobwa washyize kuri sikirini ya mobile yawe n'indi yaba ariwe musigaye murarana icya gatatu nashaka kubaza niba utekereza kwisubiraho sawa ikibazo cya mbere amaherezo y'urugo rwacu ntayo kuko tubana nk'aho turi abanyamahanga warahindutse cyane ntukiri umukobwa nashatse ku buryo singikwibonamo sinanakubonamo umugore wanjye icyo si icya mbere urakoze ngaho subiza ikibazo cya kabiri urya mukobwa iriya foto iba kuri sikirini ya mobile yanjye niyo umukobwa wanyuze umutima yitwa Nadine
ni mwiza cyane arankunda amfata neza wesha aracyari muto rwose nk'uko wabiketse amasaha menshi ya nijoro burya niwe tuba turi kumwe ndabyumva kandi ndagushimira ko mbwije ukuri rwose. subiza ikibazo cya gatatu waba ufite gahunda yo guhinduka ngo twubake urugo rwacu? icyo kibazo ntiwagombaga kukimbaza kuko ikibazo cya mbere cyari gihagije. nta gahunda mfite yo guhinduka uko ndi ndabishimye kandi ndanezerewe cyane. kandi nawe singusabye guhinduka kuko njyewe singigukeneye rwose. ugize neza kunsubiza. ejo nzahambira utwanjye nigendere nguhe amahoro nguhe rugari rwose. ahubwo ungiriye neza rwose twatandukana tugatandukana imbere y'amategeko mu rukiko ukabaho ubuzima bwawe na diporome yawe nanjye nkabaho ubuzima bwanjye na Nadine wanjye nakunze disi we. uramuka ijoro ryiza. Beatrice ni iki? ese ko mbona uyu munsi wariye karungu nta n'uturire ariko wishimiye kugenda se cyangwa? ndabyishimiye cyane. sawa. kandi nkubajije biriya bibazo kugira ngo nguhe amahirwe ya nyuma. icyemezo cyo maze iminsi naragifashe rwose. niko waba wabonye umugabo se ugupfa agasona akakwinjira? umugabo w'iki? ariko wibwira ko abagabo bose ari nkawe n'abagore bose ari nk'iyo nkumi yawe ngo ni Nadine? hano uzaba he? ugiye gukodesha se? si ngombwa kumenya aho ngiye gutura ntiwe nakureba. reka nze ushakire udufaranga tw'impamba 20. uyu kwivuna amafaranga yanjye ntayo nshaka. ndetse nayo naguhaye nakubwira iki uzayagumana utunge utunganirwe uyishimishe muyakoresha ibyo ushaka. amafaranga ushaka? mishe naragukunze nguhe ibyanjye byose kuva narabuze urukundo rw'umugabo wanjye n'ibindi ntabyo nyikeneye kuko bigaragara ko ari byo wankurikiranaga. nta mafaranga wanshakagaho uzayagumana. urabeho kandi ushobora no kutongera kubona urabeho. uriya rero yibwiye ko amimye tubu kugenda ubu uretse ifaranga ikindi nari gukurikirana ku kigore kibi nka Beatrice ni iki? tubu kashaka hazahara abana beza we. Beya bite ko nzindukiye na varize? Glory. Beya ntungire ko wahukanye. Glory ntabwo nahukanye ndahavuye burundu hehe no kongera gukandagira kwa Michel. ndahavuye n'ukuri ntabwo ngiye gusongera gusubira. ngwino winjire mu nzu dore twagumye ku muryango. injira varize ndayizanira. ihanganisha ndabyumva ashaka kuba mari kwabitsa amari igihe kirekire akira mushwari ngayihanagure. urakoze Glory. ntacyo sha urihangana mbanze gushakira icyayi n'umugati se cyangwa urashaka kubanza kwiruhukira? uyu munsi ndarara isamu kandi naraye nasinziriye ndeka njye kwiryamira ndananiwe ndeka no kugutinza wigire ku kazi dore wari umaze kwitegura. Beya wumve ko hari iwanyu ntuhangayike urumva ikinira cyose ukiye naho ibyo bishe n'ibibazo byawe tuzabiganiraho wamaze gutuza. urakoze Glory. nukuri urakoze kumba hafi ariko gusa nashakaga kukubwira ko nafite gahunda yo kumara iminsi myinshi turi hafi guhembwa nzajya nitunga aho kubonye akanya wamfasha gushakisha inzu yo gukodesha. nta kibazo nzagufasha Beya kandi utuze rwose ntukomeze gutekereza cyane kuri uriya mugabo wawe Michel no kubyo yagukoreye wumve ko watangiye ubuzima bushya urumva ugiye kongera kwiyubaka cyane cyane ko tugiye gufashanya gusa n'ibyo yangije muri wowe. ngahigire kwiryamira Beya ngwino werekeze mu cyumba cy'abashyitsi. dore na varize yawe nayihagejeje. Glory uri umwana mwiza nta kindi nakubwira naho Michel ni umugome ariko mana we mbega ngo aramemukira Glory.